murashaka kubyaza umusaruro AI mu kazi, muri business no kuba watangira amaside hustle wifashishije AI cyangwa se no kuba watangira gukorera amafaranga ukoresheje AI. Ibyo ngibyo rero ntabwo bishoboka utarumva neza AI uko ikora mu buryo buri basic. Niyo mpamvu ino video nabazane terminologies zifashishwa muri AI field kugira ngo umenye uko AI ikora n'uburyo wagira ute wayikoresha kugira ngo biguhe confidence yo kuziga n'ibindi bintu binini muri AI. Ntuze no gucikwa, ndaza no kuza kuguha aka bonus kuza kurangiza iyi video. Terms 20 za AI buri muntu wese akwiye kumenya niba ushaka kubyaza umusaruro AI. Iki kintu cya mbere ni ari ingenzi cyane kumenya byinshi bigiye bitandukanye kuri AI mbere yo gutangira kuyikoresha. Hangaha ndaza kuza kubyoroshya, ntabwo nza kuza kubikora mu buryo buri complicated. Warize computer, utarize computer, warize indimi, warize geography, AI rwose biraza kuza kurangiza ugizeho amakuru yibanze. Kuki ari ingenzi cyane kwiga izi AI terminologies? Nukubera ko buri munsi dukoresha AI. Niyo buri munsi rero dukoresha AI, so kutayigira amakuru bizatuma uyikoresha nabi. Ikindi, kumenya izi terms zatuma ukoresha AI wifitiye icyizere, uri confident, kuko aya terminologies arakoreshwa cyane. Iyo uyazi rero ukayasobanukiwe, bituma no kuyikoresha bikorohera, ukumva nyiri confident. Ikindi, nta muntu uzazanga guhagarara hejuru akubwira ibintu nkaho mu by'ukuri uri naive nk'umuntu utagize ikintu uzi. Ikindi, izi terminology tuzabireba zagera zikwereka aho guhera wiga, ukamenya niba maze kwiga ibintu nakiga iki, bizadufasha cyane. Terminology ya mbere niyo twita artificial intelligence cyangwa se AI. Iyi niyo umbrella cyangwa se umutaka w'ibintu byose ubungubu ino minsi biri kuvugwa muri AI, ngo ubwenge buhangano AI. So ubu niyo tudefininze AI is the ability of computers to perform tasks that normally requires human intelligence, like understanding language, recognition face, and making decisions. Uko muri kubyumva, ni igihe machine zikora ibintu mu by'ukuri byakagombye gukorwa n'umuntu. Bikora mu kumva ikintu bita artificial intelligence, no kuvuga ngo iki ngiki kigererano nicyo twita human intelligence. Ubundi ibintu twari tuzi bifite ubwenge byari umuntu cyangwa n'izi nyamaswa zimwe na zimwe. Nubwo ubwo bwenge babuhaye machine, babuhaye computer, so nicyo twita artificial intelligence. So ariko iyo tuvuze artificial intelligence, ugomba kumva intelligence ni biki biranga ubwenge. Ese iyo bavuze ngo uriya muntu azi ubwenge, baba bavuze ishatse kuvuga iki? Ubundi ibintu biranga ko umuntu afite ubwenge, icya mbere ni ugutekereza, thinking. Icya kabiri ni reasoning, gushyira mu gaciro. Ikindi, analyze, kuanaliza ibintu ukagerageza kubisesengura. Ikindi ni creativity, kuba warema ibintu runaka. Ikindi ni ugafata imyanzuro. Ibi bintu rero nibyo biranga ubwenge. Nuvuga ngo iyo umuntu atabasha gutekereza mu byo ko tumwita ikidebire, cyangwa se iyo umuntu atabasha kuanaliza ibintu ngo ashyire mu gaciro, umva uwo muntu batura ko umuntu nta bwenge afite. So rero biriya bintu umuntu yakoraga byo gushyira mu gaciro, byo gucreatinga, noneho abahanga mu byerekana na mudasobwa babonye uko ubwonko bubikora, barangije bazabyigisha machine. Niyo tuvuga machine, umve telefone yawe, umve laptop yawe, umve ziriya mashini zo kwa muganga bavurira kwa muganga, buri kintu cyose bigishije gukora nk'umuntu kiba cyamaze kuba machine cyangwa se artificial
intelligence. So nukuvuga amamashini, hari amamashini hirya no hino ku isi bagiye baha amadata, bayaha ibitabo byinshi, bayaha amakuru menshi agiye atandukanye, zirabyiga, bimaze kubyiga unoze gukora nk'ibyo umuntu agira ute yakoraga. Mu yandi magambo nicyo twita artificial intelligence. Zimwe mu ngero, iyo mashini yawe imenya isura yawe, buriya kiragiye bari artificial intelligence. Iyo ugiye nko muri ChatGPT ukayibwira ngo nyandikira, ukayibaza ikibazo ikagusubiza, iri artificial intelligence. Kwa kundi imashini, telefone ishobora kukwereka ahantu uherereye kuri map, ikagusuggesting umuhanda ushobora kunyuramo kandi wari kugira ute, wari buze, ikakubwira ati n'umuhanda urimo abantu benshi cyane, kubera ko akenshi bagiye baripotinga ko iyo mihanda, uwo muhanda ucamo abantu benshi ku iyo saha. Rero ya artificial intelligence yaza gushyiramo nyurabwenge, kimwe nk'uko nawe ubibona iyo umuhanda ujya ucamo uzi ko mu masaha runaka ucamo abantu benshi, ariko nk'aya masaha ntabwo ndi buze kuza guca muri uyu muhanda kubera ko urimo abantu benshi cyane, nk'aya masaha ntabwo ndi buze kujya Nyabugogo ngo uhuzemo abantu benshi cyane. Icyo gihe noneho mashini nayo kuko wabariye amakuru menshi cyane yibera muri iyo mihanda, ihita ko igira ute, ihita ko ikusuggesting. Icyo gihe ni igihe batari gukoresha ubwenge buhangana. Icyo twita machine learning. Machine learning ni ukuvuga ngo kugira ngo imashini, computer runaka ibasha gukora nk'umuntu cyangwa se ibasha kugira AI, babanza bakayigisha. Nk'uko umuntu yiga akahera muri maternelle akagenda azamuka akagera kuri PhD, ni nako mashini nazo bagenda bazigisha. Machine learning ni igihe mashini yize kugira ubwenge, no bango yigisha kugira ngo izagira ubwenge. By definition dushobora kuvuga ngo ni type of AI, cyangwa ni type of machine that learns the pattern from data instead of being programmed with every single rule. Ni igihe imashini yize kubasha guhindura ibintu, gukora ibintu nk'umuntu, bitabaye ngombwa ngo buri gihe bajye bayiha amabwiriza nkaho ari robo. Kera byari bitandukanye, wasanga hari amaprograme bahaye ikintu, ayo maprograme utayakoze ntabwo kiribuze kuraninga, nka calculatrice. Buriya nka machine calculatrice ntabwo ari AI, kubera ko nyine iri programmed, ntabwo ishobora gutekereza, ntabwo ishobora kuanalyze. Ariko uyu munsi byararangiye, byarahindutse. Ubu ngubu noneho urayigisha ikaza yifatira imyanzuro, ari naho haza kuza kuva ibintu byo gukora amakosa, tubaza kuza kubivuga. No kuvuga ngo iyo imashini itangiye kwiga amadata ugayiha amakuru, icyo gihe biri mu cyo twita machine learning. Machine learning ni itanga AI. Nkuko umwana yiga primaire, maternelle akagenda azamuka, bikazageraho akagira ute, akagera no kuri PhD, akazajya asubiza ibintu biri complex. So kuri akuntu twe twiga mu ishuri, none mu mashine AI nazo bazicisha mu bino bintu bita machine learning cyangwa ML. Noneho hari icyo twita generative AI. Iyo tuvuze generative AI, ni igihe noneho AI zatangiye kugira ibintu runaka ziproduce. Ni AI that create new content. Ko twabyumvise, AI machine babanje barazigisha, zigira bwa bwenge ya AI. Zimaze kugira za bwa bwenge, zitangira guproducing ibintu. Iyi ngiyi ni igihe AI yatangiye kugira ibintu igira ute igukorera. Ibyo bintu tuvuga harimo ko yagukorera amashusho, mujya mubona iyo ushobora guha ChatGPT ukayibwira ngo nkorera ifoto wenda ya Kigali, kora kuba yahaye amashusho menshi cyane muri Kigali ikabasha kubikora. Ishobora gukorera imiziki, ishobora gukorera kwandikira amakode ya program, ishobora gukorera Excel. Impamvu iri gukora Excel nuko yamaze kubyiga, igeze ku rwego kugira ute wo gukorera content. Ariko ahangaha mu byumve ntago ishobora gukora copy, ishobora gukora plagiarism mostly. N'abantu bakunda kuvuga ngo ngiraza gukora plagiarism. Hanga yo ni generative, iraza gukora ibintu bijya gusa na bya bindi ariko ishyiremo umwihariko wayo. No kuvuga ngo iyo AI itangiye kugera ahantu guha ibintu runaka, bakayigisha atanye guha ibintu runaka, icyo gihe nibwo tubyita ngo ni generative AI. Abantu benshi mujya mukoresha generative AI. ChatGPT
mujya mukoresha GPT buriya ni generative AI gukora yibwira ikaguha ibintu runaka, mujya mukoresha Claude, mujya mukoresha Gemini, ziriya zose ni generative AI. Generative AI rero ni mu gihe nama AI abatangiye kugira ibintu runaka arema. So hari icyo twita large language model. Large language model ni igihe AI ibasha kumva language nyinshi zitandukanye z'abantu. Bango ni AI baba barigishije ku makuru menshi cyane, bakayigisha ku makuru y'ubuvuzi, history, geography, amateka, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ikaba bifite amakuru. Bango ni igihe AI ifite amakuru menshi cyane kubijyanye n'umuntu n'ibyo umuntu yakora. No bango ibasha kuba yagira ute yakumva ururimi rw'umuntu, ishobora kumva ururimi rw'imibare, ururimi indimi zazo zose. Tuvuze language hanga numve ngo ni English na Kiswahili, uko twese dutekereza, uko tuvugamo, ibyo dukoramo byose ibasha kubyumva. No kuvuga ngo niba zakubwira ngo iyi AI ni LLM, uzajya wumva ko iyo AI yumva ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nka ChatGPT ishobora kumva imibare, ishobora kumva science, ishobora kumva ikiganga, ibyinshi bigiye bitandukanye. Ni igihe AI bayitoreje ku makuru menshi cyane ku rwego rw'uko yumva nk'umuntu. Icyo gihe nyine no bitangiye kugufasha nk'umuntu. No kuvuga ngo hari n'izindi AI rero zitaba ziri LLM, za zindi utorezaho amakuru make, kuba twenda iri specialize ku kiganga, iri specialize ku muziki. Nuvuga icyo gihe ntago bari LLM. LLM ni igihe trained on massive data, predict and generate language. Ishobora kumva kuko bayigisha ibintu byinshi cyane, kumva ibyo umuntu abasha kwibwira. Urugero rwa LLM ni nka ChatGPT, Claude na Gemini. So ikindi cya gatanu rero ukwiye kumenya nicyo twita prompt engineering. Prompt ni ya mabwiriza uha AI. Nuvuga ngo ugiye muri ChatGPT ukandikamo wenda write for me an email, cyagiye uri muri ayigira ute urayiha amabwiriza. Biriya bintu wanditsemo nibyo bita prompt. Nano prompt engineering ni art, ni skills, n'ubumenyi bwo kubwira AI kuburyo yisubizo neza. Nuvuga ngo nubwira AI nabi izagusubiza nabi, nuyibwira AI mu buryo buri generative, mu buryo buri generic, izaguha ibintu biri generic. Nukuvuga ngo ubungubu ikintu kigezweho kurenza ibindi, iskill igiye guha abantu amafaranga, igiye kuzahindura ibintu, nibyo twita prompt engineering. Uko uganira na AI, nukuvuga ngo uko prompt yawe cyangwa se amabwiriza yawe agenda asobanuka, ni nako igenda iguha amakuru ya nyayo. Niyo mpamvu nanditse agatabo, muraza kuza kugera muri description murakabona kitwa AI prompt engineering for beginners. N'ubuntu ntago nkishyuza, mushobora no kugenda gukareba kuri website ya teachersam.store, muraza kukagira ute mukamwaka downloading. Muzarebamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye uburyo umuntu promptinga AI ikagusubiza neza. Mu kuvuga ngo niba utazi ku promptinga AI, niba utazi ku AI prompt nziza, iko kizaguha ibintu bitari byiza cyane. Nuvuga ngo hari ibintu ugomba kwitaho nko kuyibwira uriwe, ukayiha background y'ibintu ugiye gukora, warangiza ukayiha task, warangiza ukayiha na format igomba guha ibintu mu buryo burambuye. Mu gihe n'umusoma ugataba kaza kuza kuba amakuru arambuye. Wow, hari ikindi bita AI agent. AI agent no kuvuga ngo noneho bitandukanye. Urumva ko ujya nko kuri ChatGPT ukayibwira mukaganira, ukayibwira ati nyandikira email. So icyo gihe AI mamwe muraganira, ariko noneho ugera ku rwego ho noneho AI igira ute igena gukorera ibintu wagombye kwikorera, nicyo twita AI agent. AI agent ni igihe AI igukorera task wowe ubwawe udahari. Nk'urugero nkanjye njya ibasha kuganira n'abantu, ushobora kuganira mu buryo bwa text cyangwa se mu buryo bwa voice.
Ibi ngibi ni ama AI muzajya mugunda kubona ku ma website atanga support. Iyi ngiyi muzajya mukenshi mujya muyibona nko kuri WhatsApp iriya muganira ikamwaganira. Iriya rero ni chatbot. Iyi chatbot igiye guhindura ibintu byinshi cyane. Kubera ko izi chatbot za AI zigiye kuzajya zigira ute zitanga support. Izi chatbot ni za zindi uzajya usanga zasimbuye abantu bo kuri customer support. Abantu bakora mu bintu bya sales, ibyo guhamagara, ibintu byo gukora. Abantu bakene bakora ku ma support ya chatbot agiye kuzagira ute agiye kuzabasimbura cyane. Kuri izi chatbot twumvikanye ko ari zikoresha AI. Iyi AI ibasha kwiga business yawe, ikiga amasaha mukora, ikiga ibintu mukora, ikiga amaservice yanyu yose, ikiga culture yose ya business yanyu yose, abakozi banyu kabamenya ibyo bakora, ibyo bashoboye n'ibyo badashoboye. Noneho ku buryo umuntu azakaka service katakimenya ngo ndabwira uyu muntu. Amabwiriza amwe nayo natangiye kubona aratangiye kubikora, nk'iyo wita hostinga nabonye hostinga arabikoze. Ubu ngubu hostinga kuri support rwose nta muntu ukiriho, ni chatbot ziriho. Nuvuga ngo buriya ChatGPT ni chatbot kuko muraganira ko yaguha support. Claude nayo ifite chatbot na Meta ya Facebook iriho. Nuvuga ngo rero ariko nicyo nabashishikariza anga nawe ushobora gutangira business ya chatbot. Ushobora gutangira ukazashaka chatbot runaka iyo kuri business runaka, ubwoko bumwe bwa business ugatangira ukagira ute ukazagurisha iyo business yo kugurisha ama business ama chatbot afitemo AI. Ibyo ngibyo tuzajya tubirebamo. Wowe gusa icyo ngusaba kora subscribe kugira ngo ibi bintu bigenda biza nitugenda tubigeraho utazagira ute utazabicika. Tuzajya tureba uburyo ushobora nawe kwikora chatbot yawe ushobora gukoresha muri business yawe cyangwa ukaba wagira ute nawe wayigurisha. Hari ikintu bita token and tokenization. Ujya mukunda kubona abantu benshi mukoresha ama AI ugeraho ikakubwira ngo hagarika cyangwa se ikabita izaza kongera kugira ute kugusubiza. Kiraje no kuvuga ngo token zawe zagize ute ziba zarangiye. No kuvuga ngo AI nagibara amagambo yabara mu buryo bwa token. Token rero iyi ngiyi niyo y'ingenzi cyane. Mu rugero iyi ngiyi niyo igenderwaho mu guha abantu free trial no kuha abantu pro plan. Ujya ubona nk'abantu mukoresha Claude hari ukuntu iyo uyikoresha ibintu byinshi cyane igereka guhagarika kubwira ngo uze ugaruka nyuma y'amasaha 5 kubera ko nyine iba yagize ute token zawe ziba zagize ute ziba zarangiye. Ahangaha ari cyo ugomba kwiga. Token ugomba kumakinga sure niba ufite AI ID free cyangwa se yo wishyuye kuzajya yibwira ibintu by'ingenzi cyane. Uko ugenda wibwira ibintu by'amafuti bitari related kandi wayishyuye token zawe zirimo ziragenda zigira ute zigenda. Urimo urakora ikintu bita kumara ama token cyangwa ama credit ya. Cyane ugomba kwiga prompt engineering kuko uko umenya kuganiza neza AI nibwo iguha ibisubizo vuba hatabaye gutakaza ama token yawe. So ugomba rero kugira ute kwitonda mu bijyanye no kuntu ukoresha AI. Ibingi ni skill ingenzi cyane nkuko ugomba kwiga gupromptinga. Gumenya ko promptinga bigufasha gusavinga ama token yawe. Nk'urugero nko muri company hari nk'umukozi nko muri company nyobora ya Innovators kubakira abantu ama website. Hari nk'ukuntu umukozi wenda nka AI runaka tuvuge nka Rava batwishyuye premium kugira ngo twubake website y'umukiriya mu buryo bwihuse, ngasanga ama credit arenda gushira website itararangira. Ariko ngiye yampa nk'iminota nk'icumi tuba turangiye gukora website. Kubera iki? Ngiye namaze kumasteringa prompt uburyo nganiza neza AI, namaze no kumasteringa uburyo bwa token ko ukubwira ibintu bidasobanutse AI nikigenda iby'ama token ya. Namwe abantu benshi mujya mumara ama token ya free plan zanyu nka ChatGPT kwa nukoresha ama AI mutishyura agashya nta kintu umukoze. Hari n'abantu mujya mugura especially nka Claude zigashira nta kintu murakora kubera ko token zanyu mwazikoresheje nabi. Kwa kuntu n'ama token bihagarara mwongeye kuyikoresha no kuvuga ngo token mwahawe na token mwaguze ziba zarangiye. Hari ikintu rero kindi bita hallucination. Iki ni igihe AI ishobora kuguha ibisubizo bitari byanyabyo kandi yifite icyizere. Iki ni nacyo kibazo ubu ngubu AI dufite muri iyi minsi
dufite mu iyi minsi zifite. Nuvuga ngo ama AI menshi arakubeshya, ariko mu buryo kubeshya wowe ukabona nk'ayaguha igisubizo cya nyacyo. Ibi ngibi rero nibyo twita hallucination, n'ukuntu AI ishobora gukubeshya. Ibi ngibi biza kubera iki? Mugomba kumenya uko AI zikora. AI baba barazihaye amakuru menshi agiye atandukanye, barazigishije ku makuru. Haba hari ibintu bibiri: ayidi wibajije ikintu itigeze yigaho, ikindi ushobora kwibajije ikintu kijya gusa nk'icyo yizeho, cyangwa ukayibaza ikintu mu by'ukuri idafite amakuru na gato. Ariko kubera ko iyo igenekereza, n'ubanga igena mu bintu yigiye yiga ikagenekereza igatanga bon sens, agitera bon sens igasanga yaguye bon sens iri wrong, itari ya nyayo. Gukemura rero hallucination ikintu cya mbere, ntuzigere na rimwe wizera ko AI ibintu yaguhaye ari ukuri 100%, especially ku bintu by'imibare, ku bintu by'amategeko n'ibintu bye bitandukanye. Ugomba kuzajya ugira ukora cyo kwita checking for facts. Icyo ni cyo cya mbere. Ikindi cya kabiri, ugomba kwiga guprompting AI, kuko uko AI ugenda uyiha background, uyisobanurira, uyiha neza ubusobanuro, niko hallucination izagenda igira igabanuka ku guha amakuru ya nyayo. Gusa hallucination iba gakeya, ntago ari ibintu biba cyane. Usanga nk'ibintu yaguhaye na 95-98% ari ukuri, ugasanga harimo 2% zitari zanyazo. Ariko akenshi ziza uko wayibajije, nyuma yibajije nabi. Ikindi cya kabiri bishobora kuza bitewe n'uko nyine ibintu wenda n'ibishyashya, ntabwo iratangira kugira iratangira kubyigaho. None hari ikindi kintu bita multimodal AI. Multimodal AI ujye ubona ko ari ukuntu ushobora guha AI imwe igukorera ikintu bikayinanira kuyikora. Nuvuga ngo ntabwo iba ifite ubwo bushobozi bwo gukora icyo kintu. Cyangwa se hari nk'igihe AI wiha ibintu uri gukoresha AI iri free, waha ibintu ntibikore, ariko wagura paid plan igataka ibikora. Nuvuga ngo model, nuvuga ngo ejye tuvuze multimodal AI ni AI iba ishobora gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'ubushobozi bw'iyo AI. Ni ukuvuga hari igihe usanga free plan, ibintu bifite muri free plan, ibintu ugiye kuyita abasha kugira kubikora. Cyangwa ugasanga iyo model ifite ibyo uri gushaka kuyisaba ntabwo ibikora. Nk'urugero, ushobora kubwira ngo Claude gukorere image, ntabwo Claude igikora ama image, ariko ChatGPT ikora ama image. Ariko namubwiye ChatGPT ngo analyzing igitabo cya page wenda 100 bishobora kuyigora, mu gihe Claude ishobora kugira kubyanaliza. So none tuvuze multimodal AI, ni AI ishobora understand ibintu bigiye bitandukanye, understand ama text, ama image, n'ama video, n'ama document agiye atandukanye. Rero igihe usanga AI hari model ntakidafite, ugasanga ntabwo ifite model y'ama video, ugasanga ntabwo ifite model yo analyze ibintu biri very big, ugasanga ntabwo ifite model yo gukora research. Rero ugomba kumenya ngo AI ngiye gukoresha ifite iyihe model. AI ni guhakanira cyangwa se ukabona AI kuguha ibintu bitajyanye, ujye umenya ko iyo model ikora ibyo bintu ntabwo iyo AI yizute ibifite. Niyo mpamvu ugomba kujya kumenya ngo iyi AI ngiye gukora nayo ifite model zihe. Ese model ifite model yo kuba generatinga video. Hari nk'abantu nyine bagenda nko kuri ChatGPT bakayibanga bakorera video, ikabagira kabahakana, ntabwo nyine ifite iyo model. Hari nk'abantu bashobora kugenda bakajya nko kuri ChatGPT ukayibanga banalizing urutabo runini, ntabwo ifite iyo model kwanazinga igitabo mu buryo buri very very deep. So niyo mpamvu uba ugomba kumenya ngo model ndi gukoresha ni iyihe. Ese ni iyi model irashoboka muri paid plan cyangwa muri free plan? Aba ari ingenzi cyane kumenya ngo model nkore ndi gukoreramo ni iyihe, kubera ko kutabisobanukirwa bituma umwanya, bikanatuma ishobora kuguha amakosa, ukora kuri mu yiforosa ikaguha ibintu gize yikuguha ama bon sens y'ibintu bitari byo. Hari ikintu bita deep learning. Deep learning noneho ni igihe AI ibasha kwiga ibintu biri very 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 complex. Ni ukuvuga ngo hari ama AI aba ari very simple, ariko hari na AI very very complex. Naba nk'urugero
nk'urugero AI ishobora kwiga gutwara imodoka, iriya bari deep learning, yiga imihanda, ikiga ibyapa, ikiga imivuduko, ikiga amarangamutima y'abantu, ku buryo iyo AI itabasha kugira ite, itabasha gukora amakosa. Iriya AI igira ute itwara amamodoka, iriya ni deep learning. Hari AI ishobora kumva amajwi y'abantu